wanakina Prono? Prono. Byaterwa na Prono yari. Ndetse zigira amoko Cyane. Ntabyo narinza ahubwo mbwira. Zigira amoko angahe? Ubwo ishoboye wese. Ya praying. Uziko. Nese. Nwangu niyo kritere ya mbere ureba. Kumura azi gahunda yo muburira. Cyane. Sha ni za vision turi kwerekezamo. Ariko none ntabwo wakunda n'umuntu mutaryama ngo se byaba ari urukundo nanone. Kunyi ubaye ukundana n'umuntu. Nimukora urukundo. Nzi kuryamana. Nimukora urukundo kigeraga gukunda kugira abishakira ahandi. No nyine ushobora gukundana n'umuntu waguhamagara. Nkuko dukundana nyirebera nk'agafilm nkahita mbona barabikoze. Utekereza nyine kuri wa muntu mukundana. What's up people? Nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza cyane. Nitwa Patrick the Entertainer. Mbaye ibiganiro bahaye ikaze mu biganiro bitandukanye bya Akarabo TV. Turi kumwe n'umwari mwiza cyane tugiye kuba tuganira. Umeze neza? Meze neza, mwe mumeze mute? Natwe tumeze neza. Abikara bari ubwa mbere ko umuntu ahita mbasa. Nawe umeze ute? Nanjye meze neza. Twishimiye kwakira. Umeze neza? Meze neza cyane. Amahoro. Amahoro. Wambaye neza. Merci. Agashikoshi ka fresh. Yeah. Umeze neza cyane. Amakuru y'iminsi. Sha amakuru y'iminsi ni meza. Uritonze cyane. No kubera weekend hadusizemo imvune. Weekend yari ndende byatari. Ntabwo yabaye ngufi. Weekend yagenze gute se? Sha urebye byagenze neza nta kibazo. Weekend wagize akazi kenshi gute? Bawukozemo akazi cyangwa wakoze akazi kenshi? Nakoze akazi kenshi. Nta muntu wakozemo akazi se? Ntawe. Wagize akazi kare kameze gute? Umuntu nyine wanakunaniwe byataye. Sha nagize akazi yandi gutegura ikirori. Ibindi nabirenze. Ibindi nabirenze. Mwiza cyane umuhosta. Urahostinga. Ndahostinga. Umaze igihe kingana cy'ubikora? Mwaka uri hafi kuzura. Hafi kuzura. Okay, ni ibintu ariko umuntu abona ko bimaze gutera imbere. Cyane. Harimo amafaranga. Kawe ntabwo wakora ibintu bitarimo amafaranga. Ikintu cyose kirimo amafaranga wagikora se? Yego. Cyose kirimo amafaranga wagikora? Cyose kirimo amafaranga yabane imbere cyane. Wanakina Prono? Prono. Byaterwa na Prono yari. Ndetse zigira amoko cyane. Ntabyo narinza ahubwo mbwira. Zigira amoko angahe? Ntabwo nyazi nanjye. Ariko iyo uzireba ubona harimo amoko. Ujya ukunda kureba Prono se? Ntabwo nkunda kuzireba cyane ariko urazireba. Ndetse zigufasha iki? Zigufasha iki? Gushimisha amaso n'umubiri. N'umubiri? Nese ugifise kwikinisha? Oya. Hari ukuntu uri kumwe n'umukunzi. Kareba ka love story. Umva nyine tayari. Ayuna ngo uzire uri kumwe n'umukunzi. Bamwiga se style nshyashya. Naga style gashya nyine kugira muri mood fresh ibintu cyane. Nese ubwo niba bisaba kubanza kubara kureba Prono kugira ngo ubone kujya muri mood. Ntabwo nyine bisaba kubanza kwireba kugira ujye muri mood. Hari ukuntu nyine imwe mwicaye muganira ukavuga reka tureba ka movie kandi ntabwo abantu b'abakunzi bajya kureba action. Kureba love story. Iyo umuntu avuze ngo nta kintu nakora kubera amafaranga abantu batabaza kuvuga wanakwicuruza kubera amafaranga. Tugwe umuntu wazanye amafaranga wete ko nshaka kuba nyine mfite amafaranga ya nawe wabikora? Wumva rero watubeshye ntabwo ikintu cyose wagikora kubera amafaranga. Biterwa n'icyo kintu cyari cyo. Biterwa n'ikintu cyari cyo. Okay. Noneho wenda nabivuze ngo twinjiye muri akazi ukora ariko ushobora gusanga wenda hari n'ibindi wenda bitari ako kazi ukora gusa. Abakobwa biza ariko ubundi gira abantu ukuntu witwa wa? Yinjiye mu kiganiro tutamenye n'abazina. Nitwa Agasaro. Agasaro. Ego. Anifa. Niyo mazina ariko ndagamuntu.
wavukiye kurira he? Navukiye he? Gisenyi ku mazi. Ku mazi wallahi nizo swaga urya ifurebe indi cyane niyo mpamvu ariko abana bahari ngo bari abana beza nta mutima mubi bari abanyakuri cyane niyo karite yanyu niyo karite y'abana b'Igisenyi. none se ni umukobwa ni umama ni single afite boyfriend agasaro ni muntu ki kugira ngo duhite twinjira mu kiganiro? Agasaro sandi single. Every single. Nta mukunzi ufite? Nta mukunzi ufite. Ndaho ndasekeje. Uramushaka se? Urumva nyine nawe n'iki yagiye babyanze tu ndamukeneye. Nese ushaka kumeze gute? Ushaka kumeze gute? Ushoboye tu? Ubishoboye? Ibiki? Akazi kose. Nese kiritera ya mbere ku mukunzi no kuba gahunda yize azi kuyikora cyane. Ubwo uyishoboye wese yapuraying. Uziko none se nubwo niyo kiritera ya mbere ureba kuba umuntu azi gahunda yo mu buriri cyane. Wallahi. None se wagiye n'icyo mwapfuye? Wagiye n'icyo mwapfuye? Oya, urumva nyine abakunzi bafite utuntu twinshi. Mwapfuye iki se mwebwe? Mwe mwapfuye iki? Bisi ni ibintu biba bisanzwe tu nk'abantu bakundana ntabwo babura icyo bapfa. Ntabwo babura ikintu bapfa abantu bakundana. Hashize igihe kingana iki? Ibyumweru 2. Urumva ni bikeya. Ni biki se ujya ukumbura kuri we? Na kimwe. Kubera ko umuntu iyo mwatandukanye muba mugomba ibintu byose kubisiga inyuma gatangirana n'ibishya. Rero nta mpamvu yo gukumbura uwagiye. Hari igihe wenda dutangiye hari igihe umuntu yumva nyine uvuga nk'ibi bintu akagira ngo wenda naravuga ngo ikirara niyo navuga ngo iki ariko uko kuntu abantu bagufa cyangwa se umuntu ushobora kujyagira ngo umuntu bitewe n'ikintu avugana bihuriye na realite. Umuntu ashobora kubona nyine akakujaginga bitewe n'uko akubona. Ntabwo wabuza abantu kuvuga tu. So rero ufite kwitwara uko wowe wumva ubishaka ikigushimishije ukagikora tutitaye ngo runaka arabibona gutya. Ikintu twakomeje wowe cy'akazi turibaza ngo muri iyi minsi hagiye usanga umuntu wenda agiye guha akazi wenda ku bakobwa beza nk'amwe bijya binabagora ugasanga umuntu agiye guha akazi ariko avanze gusaba ko muryamana. Ujya uhura nabyo? Ntabwo ndahura nabyo. Ntabwo urahura nabyo? Ujya ubyumva se? Yego. Wumva biterwa n'iki? Numva kenshi ni ibintu muri sosiyete bibaho cyane tutateze no guhagarika. So ahubwo njye numva biterwa n'irari ry'umuntu. Urumva niba ushobora guhereza umuntu akazi bitewe n'uko mwaryamanye aba ari ikibazo. Urumva ejo n'ejo bundi ntabwo akazi uzakarambaho. Nihaza undi nabwo akabona kurusha byinshi nawe bazaryamana akakaza akagukurera. Ndumva wahiriza umuntu akazi bitewe n'ubushobozi afite cyangwa n'icyo ubona yakugezaho mu kazi kawe apana icyo umushaka wowe. Icyo kugezaho. None se uyu mukobwa ubyemera? Umukobwa ubyemera urumva nyine ni ushobora ubuzima bwa Kigali urabizi biragoye ushobora kubona nyine byanze pe. Ukeneye akazi amafaranga abakobwa dukeneye ibintu byinshi so ukavuga nyine nta kundi reka mbikore kugira nkabone. Ntabwo umukobwa twamujaginga. Nawe ushobora kujya muri situation ukaba wagakora? Ushobora kujya muri situation ukaba wagakora niba utamujaginga? Ntawamenya. Ariko iyo uvuze ntawamenya ubwo abantu bahita bumva ko ari yego. Ari yego. Oya. Sinjye kubeshya ntabwo nababeshya ariko ubwo nyine nanjye bishobora kwanga pe. Avuga abantu byanze ajya kureba umukiriya yambwiye ati nkeneye akazi n'iki n'iki nyine nabona ko ari byo ari bukoreshe kugira nkabone nese wabigenza ute. Ukabyemera mukabikora akaguha akazi? Ntabwo biba byoroshye ntabyo nakora.
nize mvuga bisugi wana nazo mu kazi kawe mu kazi kawe ni nyinshi cyane hari ukuntu wawuvikanye nyine n'umukire bitagenda neza ntaguhembe neza bakakwambura wamukoreye akazi nyine mu kazi kose habamo imbogamizi tu ariko nyine byose urabyirengagiza ugakomeza mu gihe cy'umwaka ugiye kuzura ubikora ubona ari biki byakugejejeho byamaye inshuti menyana n'abantu mu buzima hari icyo byamfashije so ntabwo wamara umwaka ukora ikintu ntacyo kikugezaho ngo ukomeze ugikore urumva rero byangije kuri byinshi pe ubuzima bw'umukobwa wa Kigali wari ubuzima bumeze gute bugoye cyane uribana wowe uribana ubuzima bw'umukobwa wibana i Kigali wari ubuzima bumeze gute biterwa n'uwari we twese tuba dutandukanye hari buragoye nyine muri rusange buragora ariko nyine ntabwo biba bikabije cyane hari umuntu utekereza ko umukobwa wagiye kuba muri ghetto nyine ubwo tayari kabaye hano bagifite nyine iyo myumvire yo kumva nyine umukobwa muri ghetto gusa ubwo ngubwo se agiye kujya mu mico mibi abantu bafite iyo mentalite n'icyo babwira bo njye ntabwo ncira urubanza umuntu uba muri ghetto hari igihe aba muri ghetto kubera impamvu so ntawamenya rero abo bantu ngo hari biterwa ariko wenda hari umuntu wenda ushobora kuba muri ghetto wenda uko akazi kabaye kure ahari arakegera wenda iwawe wenda ni mu ntara yabonye akazi Kigali nyine aza kuba muri ghetto ariko wenda nk'umuntu wajya muri ghetto adafite akazi ubwo nyine babafashwa tu kandi kuba umuntu yabafasha nta kibazo biba birenze se ufite umuntu wigize nko kugufasha agakora ikintu cya danje bidasabye ko muryamana abantu baracyariho benshi cyane barahari ariko hari n'abandi bumva nyine kugira ngo wagire serivisi aguha ko manza kuryama nabo barahari benshi urumva nyine abari ingero zitandukanye hari ubuza gufasha pe akubona ko akwishimira avuga nagufasha iki ntacyo agutezeho hari n'uza ati kugira ngo ufashe birasaba ko turyamana n'iki ariko urumva muri rusange nyine biba bigoye twara gute kigiye nyine witwara nk'uko wagombye kwitwara bitewe na situation urimo ariko umuntu wenda ashobora ngo umuhosta ni muntu cy'ubundi umuhosta ni umuntu ushobora gutumira mu birori byawe cyane cyane abantu bagifite utubari amaresitora agukorera akazi pe agufasha nyine mu buryo bwa business kugira ngo uke nawe agire icyo yunguka Instagram yawe ni iyihe Gasaro Ani gutyo Ani mu kinyarwanda bisanzwe Agasaro bifatanye cyangwa harimo Gasaro harimo space Ani abantu bagiye banagufollowing none se waje kugira Kigali gute ubundi niho famille yanjye niho famille yayo nese cyo utabaye muri famille ukajya kwa muri ghetto nari nkuze bihagije ubumva si imyaka yo kuba umuntu yakabaye muri ghetto nyine ari ubuzima bwari nk'ingahe ntabwo bisaba imyaka numva umuntu niba afite uburenganzira bwo kugenda nyine yumva ko yishoboye cyangwa se yumva ko muri we yakuze kurya yagenda akibana nta birenze wumvaga wakuze rero wumvaga wakuze wote nawe kuba mu rugo nibiki byakugoraga muri famille se akenshi agiye umuntu afata decision ko ngoreka njye kwibana wenda hari ibintu bimubangamira aho hantu ari wenda tisanzuye we byarimeze gute kugira ngo ufate umwanzuro wo kubangoreka mve njye kwibana ntabwo ari nisanzuye mubuhe buryo urumva umwana w'umukobwa muri viziyo tugezemo abakeneye utuntu twinshi gusohoka n'iki kandi nawe urabizi ababyeyi gusohoka ukitahira agasaa 8 ukajya gukomanga mu rugo y'abandi ukeneye agafunguzo kawe
niyo mpamvu none se ibintu muri ubwo buryo kwanga wenda saa 8 ariko amugani ntabwo bajya gukomangira umubyeyi saa 9 ntabwo bibaho yaryamye saa 9 ushobora kubikora rimwe kabiri ariko gatatu watangira niba wakuze genda rero kugira utegereze ko wakubwira niba wakuze genda ngo wiyumvemo ko wakuze nyine ugenda Rose umuntu wenda aca kuba ati wenda hano umusore areba amafoto yawe irari riramwica ngo cyana ngo turaza kudukoreza kuri table cyangwa zinyina no mu kiganiro irari rise rimuzamuka ngo cyana ko mbona ngo gikuye rero ubona ngo mwari mu bundi abo barako kuri Instagram mbagana no bajya bakwandikira kuri Instagram niho abantu bandika ibintu biri nonsense naje uva nka Instagram gutyo gusa umuntu yakwandikira gusa ibintu ubonanye nibihabanye yego bajya babikora benshi nkuko nyine unaje mu kiganiro ukavuga Instagram akajyaho bitewe nyine n'ibintu waganiraga n'abantu like nkuko twaganiye kuri Prono agahita aza ari byo aganishaho gatatu twaryamana bajya bakwandikira gutyo ugasanga wenda itashyiraho n'amafaranga se hari ababikora hari umuntu ugeze kuza atakubwira n'amafaranga ahubwira ngahe se yarambwiye ngo nabonye nkurikije cya kiganiro duheruka gukorana ntabwo ngiye kubivugura bizi byabaye ngo turiya tuntu ugendana dushobora kuba dukubiye so twahura n'iki ngiye mfite ayanjye uyu muntu ari tayari reka murya sine nk'ejo arongera ndavuga ntabwo mpari pe ntabwo mpari hari ikiganiro so nta hantu bihuriye n'ubuzima bw'umuntu so niba rero ahubwo niba ufite ibintu ushaka nko gukora cyangwa ibyo ukora umuntu yagufashamo uko ndi umuhosta so rero ibindi ntabwo biba birimo umubwira gutya ariko hari wigeze kubwira ukuntu nyine hari umuntu mwandike kuri social media nawe bigenda nkuko kayivuze wowe nahita mwohereza n'ibibora akakwandikira agahita byohereza nta n'ikintu cyo nakubwira nuko nguko nyine yasha ubuzima bwa Instagram bwo buragoye kabisa mbese izo social media yawe zimaintayininga gute ubwo abantu byo n'umuntu ashobora kubwira n'amafaranga wenda wari ufite n'ikibazo wari yakeneye nyine ugasanga wenda birakugoye bimanaginga gute wowe nta kibazo cyatuma umuntu uje gutyo mwakira twa tuboro turacyatugena wapi byagenze gute ntabwo tukigezweho usigaye bigenza gute ubu usigaye bigenza gute ese ko nta muntu ufite sorry kabisa niba mvuze ngo ntabwo tukigezweho nageze gusigaye bikubitira nyine iyo mufite nibwo ntugendana ni gute ugendana ubwo ngo ni ikimenyetso cyo kuri singo niza no kubona najye menya ko ufite umuntu ariko nyine kubera iki usanga nyine abantu bitiranya umuntu ku muntu nyine ku physical appearance yawe nyine umuntu agahita yumva nyine ihuye n'imico yawe cyangwa wenda no mu ghostinga igihe umuntu nyine niba wagiye ghostinga of course ugomba kwambara nyine ibintu biri on top bigezweho bikurura abakiriya nyine bijyanye na business umuntu yagwaye ngo yamamaze kuki umuntu nyine usanga yitiranyije ubwo buzima n'ubuzima bw'umuntu aba mu buzima busanzwe ntabwo nyine wabuza umuntu kwitiranya niba kubona uko nguko umuhosta kumva nyine ko ari wa muntu yandarika akora iki gusa nabagira inama yo kudaca umuntu urubanza gutyo niba ubonye umuntu wita ubihuza n'ubuzima busanzwe ushobora kumbura nawe usitinze nambaye nabi pe bimwe bavuga ngo umuntu yambaye ubusa ariko ntabwo aba yambaye ubusa kuko ntabwo uba umureba so ntabwo rero wabigereranya n'uko naba ndi mu rugo nicaye twita ku muryango wanjye so ibintu byose umuntu akora abagira ngo abeho rero niba wowe ufite akazi kawe wumva kadahuye n'akanjye so ufite kubaha kanjye uko nanjye nshobora kubaha kawe nta muntu ujya ubona nawe ukabona asa nawe yambaye ubusa uyu muntu wambaye ubusa n'utambaye umwenda nyine niba yambaye umwenda arambaye ntabwo ari paka ubu umuntu wambaye ubusa ni umuntu ugiye nko muri dushe umuntu ugiye nko muri dushe ni umuntu bambaye ubusa twari tugufi cyane ukabona nyine twacumuje n'abantu basa nk'aho ari ubusa iyo ugiye kuva mu rugo uritegura ukambara ibintu ukavuga nambaye neza kabisa rero niba nkubisemo ako gakanzu kanjye nkumva pe ndaberewe
abantu ntago mbitayeho nibashaka bavuge nambaye ubusa bancira urubanza gusa muri njye ndumva nta kibazo rero wowe ntago ujya ugendera ku cyo umuntu agutekereza wowe ureba wowe ndeye wanjye nta kintu urakora se umuntu wenda yakugira nk'inama ugasanga byari byo nkora ikintu sinjya nicuza ngo byagenze uko ubwo nyine njya kugikora nagitekerejeho so rero nuza uri kungira inama y'iki bigende bite nakoze ikintu numva nkishaka so rero ibyo by'inama ndumva biba bidakeneye uzaza ungira inama ati muri aka kazi kawe ushobora kujya ubigenza gutya ariko ntuzaze ngo mbwire ngo wambara nabi ujye wambara ukura ubuzima bwawe ni wowe manager of course mwenyewe cyane ariko imyambarire ubundi umuntu yambaye hari ikibazo ushobora guteza abandi bantu ku buryo umuntu abona nyine ubundi umuntu wabangamye n'uwuhe n'uwakurebye cyane wowe wakurebye tujyane umuntu yambaye utuntu tugufaciyeho hano muri karitsiye ahantu wenda barahindukiye bose ikibazo n'umuntu wambaye utuntu tugufi cyane ikibazo n'abamurebye n'abamurebye urumva niba bose baba bahindukiye ahubwo yambaye neza cyane ko aramutse yambaye nabi ntabwo bahindukira ngo bamurebe ese umuntu yambaye ibintu birebire bahindukira ntabwo bibaho nyine ubwo nyine yaba yambaye nabi none abantu bahindukira kuko bakomye cyane ariko hari igihe baba bahindukiye wenda atari uko bakomye ahubwo kugira ngo bakunenge uzarebe urugero kuri social media nka Instagram nk'uko uba ufite IG ugapostinga balayikinga bakurikije n'uko wambaye ntabwo bazalayikinga afite wambaye ipantaro cyangwa wambaye ikintu kirekire nyine ya foto ubona ko yambaye ubusa pe niyo balayikinga cyane nango ifoto yego kurenza izindi ifoto wapostinze nko kuri Instagram yawe ikajya like nyinshi niyo wabona gusa na wambaye ubusa yego ese ubusa abantu bakunda miki sinzi impamvu bakunda bangize bagaca inyuma bakagucira urubanza ngo wambaye ubusa none se nawe barabukunda se nawe barabukunda kwambara ubusa hari turi kwivuga nabi garu kwambara ubusa ahubwo wamugani twanye ngo iyo umuntu yambaye aba yambaye ubusa nyine n'umuntu udafite ikintu yambaye uzi ko ikibavuga ngo umuntu yambaye ubusa kandi numva yambaye ngo ni ya myumvire yabo itarajya ku murongo none ushobora gusanga wambaye nk'ifoto wenda nk'ifoto ufite wambaye umukenyero ugasanga yagize nka like nkeya ahubwo ugasanga nk'ifoto nyine iteye ukuntu ukabona abantu bayikunze cyane kandi ugasanga abantu bayikunze harimo n'abakujajinga byatari ugasanga umuntu arayilayikinze agiye muri comment ngo yango ariko ngo yambaye nabi ase iyo like wampaye ari iki niba nambaye nabi kandi yakurayikinze cyane ariko umuntu aragoye none kwemeza umuntu aragoye nese ubwo nyine wowe iyo ubonye wenda washyizeho umukenyero ntabwo abantu bayirayikinze urumva noneho next time ushyizeho indi foto nyine imeze ukuntu iri sexy ukabona bayirayikinze aho ni hahandi bamereza courage ahubwo yo kujya nkora nshyira hari sexy ko niba nshyizeho nambaye nk'uko nambaye ipantaro ntumeze like nyinshi nashyiraho nambaye agakanzu barankabona bivuye utani njya gushopinga ntabwo nzashopinga ipantaro wapi ko ntabwo ikunzwe nzajya gushopinga udukanzu twa tuni nyine bakunze bivuze ko rero urumva bivuze ko ubwo bantu nibo baguha motivation ko bafite ikibazo ahubwo nabagira inama yo kujya bakora ibintu babitekereje niba ntambutse bakavuga mbega umukobwa yambaye nabi sinzi nk'uko niyambara ipashana n'abantu bandeba ariko ndamutse nambaye n'abantu bose bacera n'umuntu wahindukiye shana next time uzaze mu kiganiro wambaye uko ngoko hanyuma uzatubwira uko byagenze mu nzira bahita baguhereza comment za danje ubu ngubu nta comment uri buze kubona ariko abantu urumva ko baba bamenye abantu kubamenya noneho muri iki gihe bisigaye byoroshye cyane ntabwo kumenya umuntu bikigoye none se ubwo ngubwo wenda nkamwe wenda abakobwa haba umuhanzi witwa Danivumira arembye ngo mwaragowe wamuga n'ubwo umuntu yaje asaba urukundo bwirwa n'ikibuwa nyawe wenda yakubonye muri ako kantu kagufi arashaka kugusambanya hazanywe n'irari wimenye gute ko umuntu agukunda nibigoye kumenya ko umuntu agukunda shabira ntabwo bigoye
mbiterwa n'umuntu wariwe iyo nigiye muba mumaranye ntabwo umuntu yazakubwira ngo ndagukunda ngo narakubonye ku mafoto ngo ndakwishima numva ndagukunze ni ryarari nyine nturahura n'umuntu nimuraganira ngo yumve iki kurimo cyangwa wumve iki murimo ariko ngo ndashaka ko tujya mu rukundo ngo nabonye amafoto ndagukunda wakunze njye umuntu ubwo nakunda ngo narebye amafoto ndagukunze ni waba yakunze ese aba yakunze iki ese abakunze nyiri foto abakunze nyiri foto nturamubona amafoto babaye editinze bakoze iki nakunze mwese ugiye kumbona ugasanga ntago ndi wa muntu wabonye ku mafoto wawe ukinkunze ese nta muntu murakundira nko kuri social media nawe ariko bajya bakaprocinga none se impamvu bangira nuko nyiri ubona umuntu yakunze ifoto atari wowe impamvu mbangira ntago mbangira bose hari umuntu ubona nyine ukabona uramuzi tu hari n'uwo ubona ukabona wapi ntago byavamo ko abantu bajya kuri social media bakagusaba urukundo akenshi ubona nyine ari ba bantu badashobotse bashaka gukinana nawe bagushakaho nyine bya bindi twahoze kare tuvuga rero ntago baba bayisabiye ariko ibintu byitwa urukundo ngira ngo n'ibintu byitwa kuryamana bisa naho byabaye bimwe ubu ngubu umuntu yo muryama yo mukundanye ngo mutaryamana ngo ntago bibaho ibyo bintu byaje bite ni za viziyo turi kwerekezamo ariko nanone ntabwo wakundana n'umuntu mutaryamana gusa byaba ari urukundo nanone ubaye ukundana n'umuntu nimukore urukundo nzi kuryamana nimukore urukundo kigeragaho gukunda ubwo nyine ababishakira ahandi iyo muryamanye se nibwo mukoze urukundo cyane naho ngo tipe bose mwakundanye mwagiye muryamana ntabwo ari benshi ni bangahe abo twakundanye ni nka batatu nibo mwaryamanye gusa se nibo mwaryamanye gusa nise baryamana n'abantu mukundana gusa ndabizi se nabaza ntabwo ufite nka besto nk'uko undi besto wawe ese yindi ariko turakunda ntabwo ngiye ndi besto subizi se none se ikintu kiriho ni kimwe urumva ariko harya mu bantu wenda iyo umuntu mukundana uramutinya wenda ntabwo biba bintu mubikora byari bya kera kuri wanje ubu ngubu utanabikoze ushobora gukeka ko ajya ahandi njye umutipe dukundana turamutse dukundana ukamara nk'iminsi 3 nta kintu bikumbaye ko byava ese mubikora buri munsi mubikora buri munsi oya nyine ushobora kutabikora ariko akabikubazaho akabikubazaho akasubira icyo kiganiro cya kimeze gute kuri telefone n'umusore wanjye munyigishirize ibyo binabyumva mu ngo ni imanzi bugu mureba ni imanzi none se ubwo icyo kiganiro kuri telefone umuntu yakibwira umuntu ati nyine ushobora gukundana n'umuntu waguhamagara nk'uko dukundana nkirebera nk'agafilime nkahita mbona barabikoze utekereza nyine kuri wa muntu mukundana gatuma uhamagara kugira n'iki n'iki ukamubwira iki se uti bebe wansuye ko nkukumbuye cyane ese umuntu wese umuntu mukundana akagusura tayari kaba agomba kuba niba umuntu mukundana akagusura biraba oya ntabwo biba ariko nanone akenshi biraba bijyana gute nyine ndavuga tuvuge wenda n'urugero wenda umuntu murakundana ashobora gusura cyangwa akamara nk'iminsi 2 nta kintu kiraba mukundana mukabara iminsi 2 muri kumwe birashoboka hari umujya mugize kujya gusura ukamara nk'iminsi nta kintu murakora ingahe 2 iminsi 2 narinze ntaha nta kibaye nese ubwo mujya wose ikigwari ntabwo ari ikigwari byagenze bite se nyine murishima nk'abantu bakundana mukanaryama mukaryama hamwe mukanapfumbatana pe mwese mutanambaye ntihagire ikiba nese ubwo bigenda bite iyo tuyisenya hamwe ni ikinyoma no manzi yanjye none se manzi yabimenye gute ko ari ikinyoma ndabizi nyine nkakora ko nawe yumva ari nka sikiributi ibyo ntabwo biramubaho bizamubaho ariko gupfumbata umuntu ngo mutambaye ntagire ikintu kiba bugacyo mukongera mukigeza irindi joro ariko mwarabikoze kenshi wenda akaba atakikiyumvamo yaraguhaza
niko uyu musore nyuma n'anyongore bishobora kuba ari byo ko ntago numva ukuntu wamara n'umuntu byonyine ijoro isaha iminota 30 mupfumbataye nta kintu mwabasha bitagoye biragoye ko yindi yari ikigwaje ariko hari ukuntu namwe mushobora nyine kwendereza nk'umuntu cyangwa ukamushotora bikanyura niyisanze kabaye nawe urumva nta kintu wigeze nawe ubikora icyo gihe ntabwo twari tumaranye igihe kinini rero ntabwo twari turamenyana cyane ko iyo ukundana n'umuntu yabisaba mumenyerane mube n'inshuti akwisanzure mwisanzurane icyo gihe ntabwo byari biraba ariko hari umuntu dukundana ari inshuti yanjye banagushotora nabona bitavamo nkahita nitahira reka iryo joro tuzi wambara ugataha cyane ubuse uramutse ushotoye umusore mukundana ukabona wapi nta kigenda aho watekereza iki watekereza nk'iki watekereza ati bari imbere yuko nza ahantu ushobora kuba hari havuye undi muntu hahiye kabisa gatangira gushaka utumenyetso twa hato na hato hari umujyi wari wagiye gusura se ukahasanga ibimenyetso by'uko havuye undi umujyi nawe nawe ariko hari abajya babitonda abandi tuba twibereye muri Yesu nyine ibyo bintu tuta Yesu we Yesu w'icyo aya pe hari abantu jama twitonda amani turiho dushima Imana pe n'amajoro n'atanu ashobora gushira ushobora kumara ukwezi cyane kabisa wowe igihe kinini cyashira n'inka kingana iki njyewe ndi kumwe nawe mfite boyfriend ushobora kumufite cyangwa utanamufite ntarebe mufite icyumweru ntamufite ngo nyine n'amezi 3 yashira amezi aho besto twarashwanye nawe mwarashwanye ubwo ntabwo tukiri inshuti nzi ko njye besto gusa sinari mfite ba besto babiri utari besto ntaba najanga kandi koko abo 3 mu gihe nta boyfriend uhari washize ibyumweru 2 ushaka kubikomboye none se wayirukira Rubavu ryari shakera hashize nk'amezi 2 ariko ndashaka kujyayo uzajyayo ryari tuzajya mu ka weekend nkumbuye ifi yo ku mazi ukunda kurya iki ubusanzwe umuceri n'ibishyimbo ifi se ko nayo numvishemo ntago nyikunda iyo wasohotse surya iki iyo nasohotse warazihaza wallahi abandi bana bahaze ifi uyu musore abyumva mu makuru ibintu byitwa gafi reka azabwiye ninjya i Rubavu nzazimuzanira singusabiye ifi ntabwo nakugiriye neza uraho uba wikina gusa ifi wayiherukaga azazanira gafi akumva mu makuru ibishyimbo n'umukino si wasohotse urya iki iyo nasohotse chipsi agakoko tuburushete n'umuceri njya nk'uryo nasohotse urya ukunda kunywa iki ubuzima busanzwe exo kugira volute nyinshi unywa nka tungahe se nakabije cyangwa noroheje wakabije 5 reka ugabwe kukagenda ariko ni gake nkunywa ubwo ubwonko buba bugikora neza 5 gikora neza cyane kurya ushobora kuhava ukijyana mu rugo narebe uri kumwe n'umujya mu gwamye byabaye ego urumva ahubwo iterana courage yongera akanyabugabo akanyabugore kandi koko none se namwe ibyo bintu murabigira yagira ngo ni iby'abajama gusa oya no ku mukobwa biba bikenewe se cyane yes ego ni ubwa mbere ubyumvise uzabaze girlfriend hari ikinyobwa aba afite kunywa kikamutera courage
nkuko nyine nawe si gihari cyari icyo ushobora kunywa ukumva akanyabuga nta girlfriend ngira ngewe nzabaze nde uzambaze nka best wawe ndakubajije ahubwo nta bintu biba byoroshye none se mu buzima busanzwe iyo utahostinze urimo gukora iki mu buzima busanzwe nta hostinze ibintu byinshi mba ndi kwita ku mwana efuse umubebe umusirimu shaho yaragize isabukuru tumwifurije isabukuru nziza wakanze akanyenyeri umwana tukamugurira tukamuhereza isabukuru bavuze akanyenyeri uriruka akanyenyeri atanga araje umupeti ubudusuye ni uvuga ngo ubana n'umupeti wawe ni byiza ariko ntabwo papa we mwana ntabwo mwana aheruka umwana ryari kera afite nk'umwaka n'amezi 4 ubu ngubu afite igihe kingana iki imyaka 2 agwashira amezi nk'umunani se byaragenze bite byaragenze bite ubwo ari mu butumwa bw'akazi ahari se yari Darifuru se cyangwa ni Mozambique ifoderikado zashoka ntabwo ujya umukumbura se wowe ukumbura nde papa w'umwana ndumva ntawe ngiye kuba nk'aba bakobwa babyara n'umuntu ati n'iki umuntu mwabyaranye ntabwo byabura ariko icyo kintu ngo nicyo nanjye nyibaza ushobora kubyara n'umuntu mugatandukana burundu cyangwa batubeshye yego bibaho kurya umuzinukwa n'umuntu yakubwira n'izina ry'ukumva urababaye nkanjye bishobora kumubwira banditswa nashwana ariko nyine iyo tugarutse mu buzima bwa muntu muba mwarabyaranye muba mufitanye igihango so rero ntabwo byabura kumukumbura nyine byose tubyivugisha kugira twikomeze dukore iki nyine life yegera imbere ariko nyine ntabwo bijya bibura kubura ko na boyfriend wawe muratandukana igihe kikagira ukajya umukumbura noneho umuntu mwabyaranye karaza tu karaza umupeti se we ntabwo ajya mu akasumbeta imyaka 2 yamenye kubaza se aramubaza ukamubwira ngo kize ndamuhamagara bakavugana ariko aramufasha mu buzima busanzwe yasije twitaruki ese biterwa n'iki ko abakobwa benshi cyane ubu ngubu usanga nyine niba byaye usanga akubwira ngo ngiye merukana na boyfriend turyamana sinongeye kumubona biterwa n'iki ko abasore b'iminsi batagifasha abana benshi ubuzima bw'amafaranga arabuze ahari none se akaba ari mwebwe mwumva muyafite akaba ari mwe muyafite urumva umugore cyangwa umufiyemera akora igishoboka cyose kugira ngo umwana we abeho neza pe ariko umusore ntacyo yamubwiye avuga ari undi mwana ari kumwe na nyina aramwitaho wamusaba ubufasha ati reka bwira mfashe umwana nuko umumpa ndumva rero kandi kugira bafashe umwana usaba kumumuha kandi nawe ntabwo wamutanga wamusiremo mboga yanjye biragoye bro ufite umwana mwiza byatari byagora kumutanga iyo umuntu yabyaye n'umujya baramubwiye ngo asa na nyina uwo mwana wagira ngo umwana aramuzi yagiye kuri IG yamubonye ni umusirimu cyane ariko nyine umuntu akura gute iyo amaze kubyara ushobora no kubyara ufite imyaka 15 uko babaho barabyara 15 16 ntabwo umenya uko bigenze ko nyine utangira gutekereza undi muntu ugomba kwitaho uri mu nshingano zawe ugatuma ubasha kwagura ubwonko bituma waguka mu mutwe ugakorana cyane cyane umwana akeneye amata akeneye kurya akeneye iki biragufasha byose ari wowe bireba nise umupeti ubu ngubu tuvugana nyine ku bijyanye no gukora cyangwa se kumubona hari ikintu yagufashije cyane yamfashije byinshi bishoboka kuko niyo ukora ushobora no kujya ahantu ugakora cyangwa se uri wicaye n'abashuti bawe ukumva ufite umwana ntabwo bagufata nk'umuntu udafite umwana cyane barakubaha pe niyo ugiye gusaba akazi ahantu kenshi turabibona muri sosiyete iyo uvuze ko ufite umwana bashobora kuguhereza atari uko ugashoboye ahubwo bakufitemo icyizere ko uzagakora neza kubera icyo uruhira
urumva umwana arafasha rero cyane. Okay. Ani turimo turagana ku musozo kugira ngo tukureke iyo usanga n'umupeti urumva aracyari muri BD amakeke aba nagihari aze tutatubwiye ngo tuze kuyakata. Iracyahari. Twaza kuhagera noneho. Wakoze cyane kutuganiriza byari by'agaciro bya fresh nibizaza ko no utaha uzagaruka tukanya tukaganira cyane. Dusoza nikibwira abantu hanyuma dusubize n'umupeti. Namusora arambwira ngo abantu hosting yacu tutamenya ahagera. Kose yahindagurika se? Cyane ntabwo harahindagurika. Friday, Saturday na Sunday turatumuha mapu azahagere. Aho amsteri. Bakamsteri gakanya. Cyangwa skoro ni. Skoro yayifuye. Urumva ubwo sinkwaye umukiriya sinkuremeye. Urakoze kundemera. Friday turatumenya ahantu iri bubere ahagera. Azaye n'abandi bantu bafite abandi bantu nabo nka za amsteri n'iki. Yaba ninywera fanta ngende umukora. Akazi. Ambaye. Umuntu usobanane no kana kanyenyeri ngo turemere umwana wazagura yegizo. Oya, hari abantu batinya kanyenyeri ariko byagira ku cyo kunywa bakaba bari tayari. Ese biterwa n'iki uzikari karite y'abasinze. Ntabwo yaguha igihumbi ngo ugure ibirayi ahubwo yasigaye ijana mu kabari. Ushobora kubwira kuguha umuntu akaguhamagara nkawe ukamamagara. Ati waje nkakugurira icupa se. Ariko watunga sha umurwayi imeze nabi pe. Ayo wakunguramo nk'agacupa yazanyagure mu nk'isukari. Katuvuga pisha nanjye mufuka ibize nayo se ka gacupa rugiye kugura ntash. Urumva abantu barahindutse. Abantu babaye babibyatana. Ani turasoje wakoze cyane kutuganiza n'ikibwira abantu dusoza warugiye kubabwira. Abantu icyo nababwira nabagira inama kutajya bajudginga abantu. Niyo umuntu afite icyo akora cyangwa akora ikintu kugira ujye umutera courage umubwira ati bane courage mu buzima bibaho jya ukora uko kugira bigende neza ntuzavuga ati bane bira bintu ukora ya ntago bihesheje agaciro. Ikindi nababwira bajye bankurikirana kuri Instagram bamenya ahantu nakoreye baze badusupportinge. Nibyo. Thank you so much wakoze cyane amahirwe amasomo byukora dusubiza umubebe w'umusirimu byatatu. Turamusuhuza. Okay, thank you so much mwakoze cyane ko dukurikirana kuba natwe mukomeze kunogerwa n'ibiganiro tubagezaho reka dusubire ubutaha.